rihabwa icyubahiro. Ngaho ngwino ubane natwe muri uyu munezero kandi uture hagati muri twe kugira ngo Mwami Imana yacu gushyingirwa kw'aba bageni kube guturutse kuri wowe kandi gushyigikiwe n'ijuru. Urakoze kumvise gusenga no kwinginga kwacu mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya 3. Haravuga ngo inshingano y'abagabo n'abagore. Namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo. Nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanyije no kubaha umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma wo kuboha imisatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa gukanisha imyenda, ahubwo uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Amina. Turi hano kubw'umunsi udasanzwe nk'uko nabivuze, ariko twongera kwibukiranya agaciro k'umuryango, kuko Imana ishyiraho umuryango mu ngobyi ya Edeni yawuhaye agaciro, kandi yawuhaye n'ubutware bwo gutegeka isi no kuyiyobora, kubera ko umuryango ni ikintu gikomeye cy'agaciro imbere y'Imana. Petero muri uru rwandiko yongera kutwibutsa inshingano. Isaac nk'umugabo uhinduye identity, uhinduye irangamimerere, na Fiona nuko twagize umwanya wo kuganira murabizi, ariko nagira ngo nongere twibukiranye n'abandi bari hano ko mu by'ukuri umuntu wese mu muryango, umugabo, umugore, buri wese afite inshingano kandi agomba kubahiriza, agomba kuzuza, kugira ngo icyitwa umuryango kibe cyuzuye. Umugabo, umugore, Imana yibahaye umugisha w'abana, n'abana bafite inshingano mu muryango. Iyo rero buri wese atubahirije inshingano ze, umugabo ngo yubahirize inshingano ze, umugore yubahirize inshingano ze, nibwo urugo rutangira kugira ibibazo. Petero rero hano atangira kubwira abagore, arababwira ngo bagore mugandukire abagabo banyu, mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe baba batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, abagore babo bahinduze abagabo babo ingeso nziza. Buriya ibikorwa n'imyitwarire bihindura umuntu kurusha amagambo, kuko rimwe na rimwe iyo ubwiye umuntu amagambo igihe cyose ibi n'ibi, hari igihe bihinduka gutoteza, ariko iyo ukoze ibikorwa, ingeso zawe, imyitwarire yawe, imibereho yawe ya buri munsi ubanamo n'umugabo wawe ubwayo ishobora kumuhindura. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Bagabo namwe mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Kristo icyo yakoze, yapfiriye itorero kubera ko arikunda. Ijambo ry'Imana rero riratubwira ngo bagabo mukunde abagore banyu, ubwo ni ukugera no ku kigero cy'uko twabapfira. Umugabo ni imyugariro, umugabo ni umurinzi, ni protection y'urugo rwe, ni umurinzi w'umugore we, ni umurinzi w'umuryango we, n'ibishaka guhangara urugo rwe, kuko ni umugabo. Kristo yitangiye itorero agera n'aho aripfira, ngo namwe bagabo mukunde abagore banyu kuri icyo kigero.
biragoye na Bibiliya iravuga ngo biragoye ko umuntu yapfira undi. Nibyo kandi koko biragoye, ariko icyo Bibiliya ishaka kuvuga ntabwo ari ukujya ku musaraba nk'uko Yesu yawugiyeho, oya, ahubwo mu bikorwa byawe, mu myitwarire yawe, mu mibereho yawe, uba imyugariro y'urugo rwawe, uprotectinge urugo rwawe icyashaka kurusenya cyose, kubera ko ibisenya urugo akenshi bituruka hanze yarwo, nubwo no mu rugo bihaturuka. Ariko Bibiliya iratubwira ngo nyamuneka mutunganye ingeso zanyu muri byose. Bagore mutunganye ingeso zanyu, bagabo mutunganye ingeso zanyu, kugira ngo nimwubaka urugo ruba urugo rwubakiye ku ndangagaciro za Gikristo. Twarabiganiriye, urugo rugomba kugira umwihariko, rugomba kugira umwihariko, kubera ko urugo rwa Isaac na Fiona ruri unique, rurihariye, ntabwo ari nk'izindi ngo. Nabo bagomba kurwubaka mu buryo bwihariye kugira ngo urugo rwabo rube urugero rwiza rw'izindi ngo. Nongera kwibutsa abagore bari hano, abagabo bari hano, nyamuneka, Abanyarwanda bajya baca umugani ngo usenyurwe ngo bamutize iki? Umuhoro. Ntabwo, niba udakunze urugo rwawe, ukaba udakunze kubaka umuryango wawe, ukaba udashishikajwe no kubaka umuryango wawe, ntabwo uzawubakirwa n'abandi. Oya, ugomba kumenya ko agaciro kawe, urugo rwawe ari agaciro kawe. Kwambara ubusa ku rugo rwawe ni wowe uba wambaye. Njya mbibwira abageni iyo mbigisha, nkababwira ngo iyo nsohotse nkahura n'umugabo, bijya bibaho, uvuye mu rugo agiye ahantu asize umugore we, akaba yambaye ishati wagira ngo bayikuye mu kanwa k'inka, inka zayiriye idaheruka ipasi. Iyo umuntu amubonye aravuga ngo harya umugore w'uriya mugabo ninde? Batangira kubaza umugore we ngo ninde. Iyo umugore ahora aseruka mu bantu, aserukana umwenda umwe, igitenge kimwe, umwambaro umwe, abantu batangira kubaza ngo ariko uriya mugore uhora muri uriya mwenda ni uwande? Umugabo we ninde? Kubera iki? Ishusho y'umugore, agaciro k'umugore kagaragarira mu myitwarire n'imibereho n'imikorere y'umugabo. Hanyuma n'umugore nawe agaragara mu muhanda uko abantu bamubona no mu buzima busanzwe, agaragaza imyitwarire y'umugabo we. None se umugabo ko ugomba kwita ku mugore wawe, ukamugurira umwambaro mwiza, ukamwitaho, nubwo nawe yawigurira muri iki gihe barawigurira, cyangwa n'umugabo, ariko burya nubwo waba uwigurira, akenda gaturutse ku mugabo cyangwa ku mugore kaba keza kurushaho. Hewe nta muntu udakunda impano. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Isaac na Fiona buri wese afite inshingano yo kwita kuri mugenzi we. Yego, agaciro kawe ka Isaac kagaragarira muri Fiona, na ka Fiona kagaragarira muri Isaac. Niyo mpamvu mugomba gufatanya kugira ngo mwubake urugo ruhesha Imana icyubahiro. Yesu ashimwe. Bagabo bubatse urugo nkanjye, twongere dusubire inyuma, twongere gusuzuma ingo zacu, turebe koko niba tukiri ku rufatiro, ibyo dukora bijyanye n'ibyo Kristo adushakaho. Murakoze cyane. Mana nziza, turagushimye kubw'ijambo ryawe tumaze kumva. Turasenze kugira ngo uze ube mu ngo zacu, ube mu miryango yacu, ingo z'Abanyarwanda, imiryango y'Abanyarwanda. Mwami Imana yacu, wubake ingo. Muri iyi minsi hari ingo zirimo zisenyuka, za gatanya zabaye nyinshi, ibibazo ni byinshi. Satani yateye ingo, Satani yashenye ingo, kandi yashenye urugo, yashenye itorero, yashenye urugo, yashenye igihugu. Turasenze kugira ngo Mwami Imana yacu ukomeze mu butware bwawe n'ububasha bwawe, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu tubisabye twizera koze, amen. Bakundwa cyane, duteraniye hano imbere y'Imana n'imbere y'iri teraniro, gufatanisha uyu mugabo n'uyu mugeni gushyingirwa kwera, uwo mubano n'uw'icyubahiro kandi wategetswe n'Imana abantu batarakora icyaha. Werekana gufatana kwa Kristo n'itorero rye mu buryo bw'umwuka. Uwo mubano wera Kristo yarawushimishije, awubahisha kubayo kwe ubwo yatahaga ubukwe i Kana y'i Galilaya, agakorerayo igitangaza cye cya mbere. Kandi Pawulo yawushimye ko ari uwo kubahwa n'abantu bose. Cyo gituma
ari nta muntu ukwiriye kubikora abiturumbukiye cyangwa atigiriye inama cyangwa bitewe n'irari ry'umubiri nk'uko inyamaswa zitagira ubwenge zigenza, ahubwo abikore yitonze, yigiriye inama neza, yirinda, yubaha Imana kandi atekereza icyatumye uwo mubano wera utegekwa. Hari ibintu bitatu by'ingenzi umubano wera cyatumye utegekwa. Icya mbere, wategekewe kugira ngo abantu babyara abana ngo batozwe ingeso nziza zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Wategekewe kurinda abantu icyaha cy'ubusambanyi, ahubwo bagashyingiranwa kugira ngo bahore ari ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Wategekewe kugira ngo aba bombi Isaac ndetse na Fiona babane bafatanyije, bamarane imibabaro nk'uko bibakwiriye kugirirana bari mu mahoro cyangwa mu byago. Nuko abantu bombi Isaac na Fiona bazanywe no gufatanywa no gushyingiranwa kwera. Niyo mpamvu nagira ngo mbaze hagati muri twe, niba hari umuntu ufite impamvu y'ukuri yatuma aba bombi badashyingiranwa. Ndabona ari ntayo. Dukomere Imana yacu amashyi menshi, twese hamwe tuvuga ngo amen. Amashyi menshi ku Mana yacu. Reka mwiyicarire, hanyuma hasigare Fiona, hasigare abageni. Abageni bacu ndabahugura mwembi, ndabihanangiriza, kuko ibi mugiye gukora muzabibazwa kuri wa munsi w'amateka uteye ubwoba, ubwo ibihishwe mu mitima yose bizahishurwa. Niba hari umwe muri mwe waba afite impamvu y'ukuri yatuma adasezerana na mugenzi we, twagira ngo muri uyu mwanya, niba hari afite niyo mahirwe ya nyuma muhawe yo kugira ngo muri uyu mwanya kugira ngo bitubwire. Abuze ati ntayihari, mukomere amashyi cyane. Fatirana Fiona. Fiona, hari impamvu ufite yatuma udashyingiranwa na Isaac? Ivuga cyane. Ati ntayo. Wowe Isaac Sengiyumva, wemeye ko uyu mugeni aba umugore wawe ushingiwe, ngo mubane umubano wera w'abashingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana. Isaac uzajya umukunda, uzajya umukuyakuya, kandi uzarinda Fiona ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bagore bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Niba ubyemera uvuga uti mwemeye ntyo. Reka tumushimire. Fiona, na gato wemeye uyu mugabo kwaba umugabo wawe mushyingiranywe ngo mubane umubano wera w'abashingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana. Uzajya umwumvira, uzajya umukorera, uzajya umukunda, kandi uzamwubaha, kandi uzamurinda ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bagabo bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Niba ubyemera nawe uvuga uti mwemeye ntyo. Amashyi menshi. Umusaza wa Fiona yatambuka. Ese ibijyanye n'umuryango byose byagiye ku murongo? Mu muryango nka musaza uri hano uhagarariye umuryango, wemeye ko dushyingira Fiona tukamushyingira Isaac? Ndabyemeye ko Fiona twamushyingira. Arakoze cyane. Ngaho numuha amashyi. Sengiyumva Isaac, nakwemeye wowe Fiona ko mbe uba umugore wanjye, dushyingiranwe ngo tubane akaramata, uhereye none mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, nzajya ngukuyakuya kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza, nkurikije itegeko ryera ry'Imana. Murebe mu maso muguri tubikurahiye. Mbikurahiye.
menshi cyane hanyuma njyewe turi kubona gato ndakwemeye wowe neza gusengerwa ko mbere umugabo wanjye dushingiranye ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro n'ibyago mu butuzo no mu bukene urwaye cyangwa uri muzima nsange mukunda nugushe neza numvira kugeza aho muzatandukanyiriza nkurikije itegeko ryera ry'Imana. tukweretse izi mpeta ikimenyetso cy'urukundo rutagira itandukaniro rwa Isaac ndetse na Fiona. Turasenze kugira ngo ubwo rutangiye uyu munsi uzabane nabo ugendane nabo kandi igihe cyose bajye bahora bibuka iri sezerano basezeranye. Ngo Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu wakoze. Njyewe Nsengiyumva Isaac mwambitse iyi mpeta nkubahishije umubiri wanjye nguhaye ibyanjye byose, mbivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Wambitse iyi mpeta nubahishije umubiri wanjye uhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Kandi muri nzo abantu bose turagushimira yuko ari wowe utanga umuntu bwose bw'umwuka kandi ko ari wowe urema ubugingo buhoraho. Nuko turakwinginze woherereze umugisha wawe abantu bawe Fiona na Gato ndetse na Nsengiyumva Isaac, uyu mugabo n'uyu mugore abo dusabira umugisha mu izina ryawe, kugira ngo nk'uko Isaka na Rebeka babanaga batava mu isezerano abe ari nako n'aba basohoza indahiro barahiye n'isezerano basezeranye. Iyi mpeta itanzwe kandi ikemerwa niyo kimenyetso kandi umugabo wo kubihamya bajye babana iteka bafitanye urukundo n'amahoro biboneye rwose bakurikiza amategeko yawe, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ab'Imana yateranyije hamwe ntihakagire umuntu batandukanya. Ab'Imana yateranyije hamwe ntihakagire umuntu batandukanya. Uko Isaac Nsengiyumva ndetse na Nyagato Fiona bahuje umutima ubashyingirwa gushyingirwa kwera, babihamije imbere y'Imana n'imbere y'abantu, babihamisha gutanga impeta no kuyakira ndetse no gufatana mu biganza. Cyo gitumye mvuga ni aba ni umugabo n'umugore bashyingiwe, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Isaac na Fiona bazwiho umugisha uturuka kuri wowe igihe cyose. Ubagenderere urugo rwabo, urubyaro rwabo, bazabakomokaho bose bazahore bagendera mu nzira yawe. Bagiye kubazanira igiseke, hanyuma duhagurutse twese dufatanye n'abaririmbyi bagiye kudufasha, hanyuma dutange ituro ry'ishimwe ubw'ubukwe bwacu. Reka bahindukire abageni bacu hanyuma
tubashimire tubahe ikimenyetso cy'uko kugira ngo dushimire na paruwasi ya Maranyundo yadutije urusengero kugira ngo dushobore gushyingira abageni kuko ngewe nkorera umurimo muri paruwasi ya Kagarama muri Kicukiro ariko turabashimira ko badutije urusengero kugira ngo dushobore gushyingira abageni bacu kugira ngo mufashe nabo tubashimire nagira ngo rero duhaguruke twese hanyuma baturirimbire dusohoka tugiye umwanya abageni nibo bari bubanze imbere nitumara gusaba umugisha bagatambuka basohoke hanyuma turashoje gahunda yacu yo gushyingira hari n'imitima y'ubwenge bwanyu kuko bukeye n'uko bwije murushaho kumenya no gukunda Imana Data n'Umwana Yesu Kristo kandi umugisha w'Imana Data n'Umwana Umwuka Wera abandi na Senyumva Isaac ndetse na Gato Fiona ndetse n'imiryango yabo kugira ngo uru rugendo batangiye rwo kubaka urugo uzagendane nabo kugeza imvi zubaye ibihenzi ndetse bavuye muri iyi si umugisha uzabane nabo uzabane nabo mu muryango wabo mu rubyaro uzabaha ubutunzi uzabaha aho bazanyura hose n'aho bazagenda bajye babona ukuboko kwawe kwera tubisabye twizeye ku Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu wakoze. Amen.